Reka mbasuze kandi byose byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi bidasaba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umuhanzi The Ben Tiger yamaze gusesekara hariya i Rubavu dore ko ariho bagiye gusoreza ibitaramo byabo nyine bya Some Country. Uyu The Ben yamanutse ku mugoroba ari mu modoka ari kugenda akina umukino uzwi nyine nka PlayStation dore ko uyu The Ben yabikoze kugira ngo yibutse uwo bahanganye wiyita igitangaza 001 ko icyo cyabiteye guhangana ari imikino kandi n'ubu ngubu akaba rero ari no kugenda yikina no kwitabira ibitaramo bye ari kugenda bikina. Ibi ni ibintu byateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nyine ku bakunzi ba Bruce Melody ndetse baravuga bati genda The Ben uri umugome, ariko ibi byose byabaye nubwo nyine The Ben yabikoze na Bruce Melody nawe yaraheruka kubikora ubwo yabagaga uwitwa Muyoboke Legacy ndetse n'uyu The Ben Tiger ubwo yapostingaga amafoto yabo bari kugenda bagwa bagwirirana ubundi ku mbuga naho birongera biteza akajagari. Uyu The Ben navuze ati reka nkubage gato ntagukozeho ubundi ngene nikinira PlayStation uraza kumenya nyamukuru nyine ikiri kubitera. Murabyibuka ko intambara ahantu yaturutse ari uko uyu Bruce Melody yigeze kugirana ibihe bya kera nyine n'uyu The Ben aho yamusabaga rero ko bakorana indirimbo ariko uyu The Ben akomeza kuba busy nyamara nta kindi kimujije ari uko yari ari kwikinira PlayStation. Rero Bruce Melody akaba yaragiye abigarukaho cyane mu biganiro wumva ko afite agahinda ndetse n'intimba nyine kuba uyu muhanzi yaramuciye amazi nyamara yibereye mu byo twakwita nk'imikino y'abana. Uyu munsi rero nibwo haza kumenya uwitwa nimero ya mbere muri uyu muziki dore ko aribwo ibitaramo biza gusozwa ndetse hitezwe yuko Ihangana ku inshuro rishobora kuba rigiye no kurangira kuko murabyibuka ko The Ben yagombaga kureka ikintu cyitwa secular music muri uyu mwaka ariko akaba yariyongeje undi mwaka. Ni ukuvuga ko uyu The Ben ashobora rero kurangiza uyu mwaka ari ibitaramo nyine ahanganyemo na Bruce Melody ubundi akigira muri gospel. Murabyibuka ko uyu The Ben afitanye indirimbo zigera kuri ebyiri n'umuhanzi Israel Mbonye ariko zikaba zitarasohoka. Hategejwe rero ko zizasohoka nyine uyu The Ben yamaje kuva muri secular music ubundi yinjiye muri gospel. Gitezwe yuko uyu The Ben uza gutaramira hariya Rubavu aza kuhurira ku rubyiniro n'umuhanzikazi Bwiza ndetse na Kitoko dore ko Bwiza rero watabonetse mu gitaramo giheruka kuba ari mu Bugesera ariko ku inshuro rero yamaze kugaragara ko yamaze no gukora sound check. Aho rero yitezwe ko igitaramo kiza kuba kinasoza nyine ibitaramo nyine byazengurukaga mu ntara ndetse nyine uyu The Ben akaba arimo yinishyura Bruce Melody dore ko nawe yaje kumushyigikira mu bitaramo bya Denny Groove biba nyine mu buri ngarukamwaka. Ariko rero uyu The Ben itezwe yuko aza gukora ibitangaza hariya nk'ibyo Bruce Melody yarigeze gukora muri Denny Groove mu gitaramo nyine cya The Ben ubwe yari yiteguriye. Gusa turaza gukomeza kukugezaho byinshi biza kwibanda kuri iki gitaramo ariko rero wahita urakora subscribe byagorana ko uza kumenya byinshi biza kuhabera. Ibuka rero ukanda subscribe fungure n'inzogera kugira ngo nyine byose byiza birano bye bikugeraho 5 kuri 5.